bavuga ko mwino minsi bitoroshye ngo abagabo ku gikoma abana ni hatari. Reka turagisoma rwose usanga uragisangira n'umwana wawe na madamu nta kintu yabitwaye. Biracyari kwa kundi muraho murakomeye mumeze neza. Ndacyaganira n'abaturage banjye ngiye murabizi ko ndi inshuti ya rubanda hirya no hino, turaganira mu byiza n'ibibi kandi hose turabana. Reka nizere ko namwe mumeze neza. Twebwe turacyari The Anonymous 250 ngiye ubona hano ndi Rugamba. Nakubwiye ko no munsi nyuma y'iminsi myinshi tugumye mu rugo, ariko nagerageje ngo ntembere ndebe uko bimeze. Nganira n'abaturage nyine duhanye intera ya metero. Ntago byoroshye bagiye wumva intero hirya no hino bavuga ati yarakomeye inzoga twazivuyeho twibereye ku gikoma. Ari abapapa babitangaza, hari n'abagiye batangaza ko aribwo babonye uko abagore babo bameze, hari n'abavuze ko aribwo babonye ko bogesha amasahane amarido. Ibyo ni ibintu byose byagiye bivugwa nyuma yuko haziye icyorezo cya COVID-19. Ariko rero ibi bintu ntago biri brag, biri serious. Hari ahantu rero mubwo twatemberaga sanze umugabo akikutuganiza uko ubuzima bumeze n'ibintu bari kubashinja by'igikomba turebe koko. Ariko subundi koko hari icyo bitwaye kuba wakinywera igikoma aho kujya kunywa byeri z'ibihumbi 10. Urumva harimo ifu ingana gute? Reka ne gutinda kuri byinshi. Hari umupapa uri hano tuganire. Papa waramutse? Mwaramutse. Nkavuze ndakubwira ngo cheers, ndakubwira. Bambwira ati cheers nabwo biremewe, twese turi abajene bisanzwe. Umeze neza? Nta kibazo turashima rwose. Amazina bakwita ngo iki uratangiye twebwe? Amazina yanjye banyita Sibomana Athanase. Sibomana Athanase? Sibomana Athanase. Sibomana Athanase? Wa mupapa wari umuhanzi, wari umuzi? Wahoze ahubwo ari umunyamakuru cyane. Yabaye umuhanzi wari umunyamakuru. Nari muzi. Wari umuzi. Kuki wiswe gutyo? Waravutse usanga witwa gutyo cyangwa bari kwise kubera umufana? Naravutse nyine nkajya mukunda cyane kubera ko naho bana ibintu by'igitaramo. Yego. Birangira mukunze nyine. Sibomana nigitwa na data. Athanase igenda ryiyigira muri Kiliziya Gatolika. Umusaza wawe yitwa Sibomana? Umusaza wanjye we bamwitaga gusa ntakiriho, ariko bamwitaga Mathias Misago. Uba wiswe Sibomana Athanase kubera gufana uriya muntu. Wa muntu we mwino minsi turi kurwanya icyorezo hari icyorezo kibangamiye isi yose turi kurwanya. Wowe urakize? Ndakiziho cyane kuko nanjye urabona nyine muri gahunda zikimaze no kunkoraho. Usigaye ntuje ranye mu rugo n'ukwirwa niyicariye ku muryango. Winywera agakoma? Winywera agakoma. Ubuse wumva bye? Bayambere niguriraga mitsingi rwose nkabasha no kuyihaha. Nari mbishoboye nta kibazo. Ubuse agakoma karakorohera umuntu w'umugabo? Ndagasoma nyine kuko ari icyo gihe kimuntu abagezemo, ariko ndagasoma. Bajya bavuga ko mwino minsi bitoroshye ngo abagabo ku gikoma abana ni hatari. Reka turagisoma rwose usanga uragisangira n'umwana wawe na madamu nta kintu yabitwaye. Ubuse abagore ntibari kubasuzugura bari kubabona ku gikoma ko ese ubundi ntitwakubaje urubatse cyari umusiribateri? Nagenda ubatse. Urubatse ufite abana bangahe se? 2. Urumva urijigija uri gikwerere ufite abana 2. Harimo wiga? Umwe ariga umukuru. Ubwo ntako rwose dore ubu ni ibintu bigoranye, ntako n'ukwibera mu rugo mbega ubu ngubu ntako. Hari abantu bari kuvuga se ko uratuye cyangwa urakodesha? Ndakodesha. Bari kuvuga se ko bikomeye mwino minsi abantu bakodesha nabaye namazu ngo byabaye induru kubera mutari kuvuga ku gafaranga wowe. Ba nyiramazu nabo nyine nabo ni ibintu bibagoye cyane. Nabarareba akabona ko nta kintu ufite cy'ahantu wayakura, akemera nabo bwaratuza rwose, nabo nta kibazo tuba dufitanye. Baraceceka mbega badutegereje ko igihe nikigera tugasubira mu kazi tuzakoresha uko tubashoboye twahera tubaye make yabonetse ubu, ariko ubu bwo nta kintu tubaha rwose. Kandi natwe nta hantu tuyakura. Nta twirwa twicariye aho mu rugo. Saa sita zagera nyine ukifatira ku kameranje yo kabonetse, kataboneka ukajya mu nzu ukiryamira nta gitondo igikoma, saa sita imvange, nijoro kawunga. Ibyo rwose. Gusa ibyo kurya nawe byakugezeho ubwo ngubwo? Ibintu byo kurya baraduhaye nyine buriya bufu bwabo bajya baduha baraduhaye. Wakoraga akahe kazi ubusanzwe? Ubusanzwe nari umuntu ukorera mu isoko ndi umucuruzi. Ucuruzaga ibiki? Bijyanye n'imyenda. Abacuruzi ibyo kurya nibo baretse ab'imyenda barabahagaritse. Ubuse nta bantu baguhamagara bakavuga ati reka tugusange mu rugo twambike kuko twari tuzi kwigira? Karaka wayikuraho byose bifungiranye mu masoko. Byasigaye hariya mucururiza? Byasigaye hano nta bihari. Ubu nuvuga ngo tuba dutegereje mbega igihe bavugira ati dutangire twanya tugafungura tugatangira ku kazi. Abo ubu ngubu ubwo nta kintu na kimwe wowe wambaza ngo nkibone. Naho nagukura.
icyorezo turi kurwanya usuze uko cyitwa bakita corona virus nyine twese byadushyizeho gutya turatuza badushyira hano turicecekera nta kundi. ariko se aya mabwiriza yafashwe na leta mwebwe nk'abaturage hari abavuga atarabangamye hari abavuga ati muri za Tanzania ko twumva birirwa bigira gucuruza mwebwe muri kubyumva gute muri kubona bakoze hari icyo bitwaye birakitwaye cyane kuko ari abantu badukoreramo bakoresha uko dushoboye na n'utwo duhoma munwa twabo baduha wenda bakatuduha tukazadukoresha uko dushoboye tukagenda duki duhoma munwa twabo batubwira ngo bazaduha urumva tukatwambara tukabyubahiriza iyo saha cyangwa n'iyo metero batubwira ngo tujye tugenderamo tukayigenderamo ariko tukava mu rugo n'uduhoma cyangwa udupfukamunwa nyine n'utwo duhoma munwa agahomamunwa nayo numva babica mu mugani wa kinyarwanda barabitubwira ngo duhoma munwa ngo tubonetse twakoresha uko dushoboye tukatugura tukajyayo natwe tugasubira mu kazi rwose n'ibintu bigoranye. Imibanire rero mu ngo hirya no hino byanakomeje gutangazwa ko hari aho biri kuvuka ibibazo kubera kwirirwana n'abagore banyu mu nzu ndetse n'abana ngo imibanire hari ubwo itagenda neza bitewe n'ibyo mutumvikanye nka mu gitondo yatinda kuguha icyo gikoma induru ikaba iravutse wowe byitwaye gute ku giti cyawe? Abo ngabo naba bagifite kuko rese kibuze bwo ntiwatuza ugaceceka ni inshuro nyinshi rwose abantu bamwe na bamwe usanga yisubiriye mu nzu akicecekera agahinda kagatora umatora nyine nta kundi ukaba nta kintu cyo kuvanga umwasereraho gusa nkatwe nk'umugabo wirirwa mu rugo nyine ukareba madamu abarimo yoza isafuriya yoza umwana wicaye aho ni ibintu bigoranye ni ibintu bitugoye cyane rwose ibi bintu ntabwo byatubagaho twebwe. Haramirutse kumva ngo bari kuvuga ko bene amaso cyangwa se nk'aha ngaha wenda mukodesha nyirinzi agira gutya akaza gucunga ugiye kurambura amaguru akabwira madamu ati ngwino nkubwire bagahita bagira uko bigenza akavuga ati kuno kwezi nkugukuriyemo mwebwe icyo kibazo ntimuri guhura nacyo? nta gihari hano turi abantu bakuze ntabwo ibyo bintu bihaba hano ntabyo ndabona ngo kubera inzara hari abari bari kubigenderaho nyirinzi akareba akavuga ati n'ubundi sha mumaze igihe mutanyishyura agacunga kari buce ruhinga inyuma akashaka umugore we bakiranje rwose. Nta bihari hano nta bihari ntabyo ndabona mbega ahangaha ndigiye ntabyo ndabona. Umugore wamufashe wamwihanganira muri ibi akavuga ati kuruzi twaye twashonje nzanye ibihumbi 10 wambabariye mugabo tukaramuka wamwihanganira? Cyareka asanzwe n'ubundi izo ngeso zifite ariko nta hano nta bihaba mbega ntabyo ndabona. Wari usanzwe uzi ko umugore wawe nta kibazo wahahaga akanyurwa n'ibyo uzanye za nyanya za 300 bwa bugari bwa 500 ariko biranze arakubwira ati mugabo mwiza nabonye ko niyeranje mbona umugabo 10,000 nzanye kawunga 10 umuceri 5 byagenda bite? Ahangaha muri iki gipangu cyacu ntabyo ntabirahagera rwose nta. Nibaza go bibaye umwanzuro wafata wahita uvuga ati umbaye kirumbo nubwo uzanye nawe ntago byakunda rwose nibyo nta bihari hano nta nibyo ndanumva nabo baturanye ntabyo ndabona bizakomeza bityo. Rero hari ingamba zari zafashwe muri kuvuga ati yaba bari bazanye utwo dupfukamunwa tugakomeza kujya mu bikorwa byacu ntago ufite impungenge yuko dore ko n'umubare uri kugenda uzamuka ntago ufite impungenge yuko mugiyeyo mushobora guhura n'icyorezo? Kuriya bavuga ngo kuriya bavuga ati metero muri metero nk'uko bavuga ngo twabyicaramo ukajya uhagarara muri metero rwose nta kibazo byatera. Mbona aribyo bikomeye cyane umuntu yakoresha kuko ntunduririrwa mu rugo ukabona ni ibintu bigoranye rwose. Burya nk'iyo uri umuntu w'umugabo ukaba mu nzu nta n'ibiro 5 by'umuceri ufitemo ni ibintu urumva ni ibintu bikugoye cyane n'aya maraso yawe nibwo ugomba uyata cyane. None niba waracuruzaga imyenda nabonye bayigera bakayisubiza hasi bagakoraho igakorwaho n'abantu barenze nka 200 ku munsi urumva se bitaye impungenge? Kuri iki gihe twebwe nkatwe tubicuruza hariya n'abakiriya nabo ubwabo benshi bamaze kugenda bamenya amasayizi bambara kandi baba banabizi. Umuntu yagira uburyo twazaya tubikoramo wenda nk'umuntu uje yambara nk'iyo pantaro 32 ukaba ubizi ko ari 32 akayicisha amakomeza ni ibintu byakoroha ntago twabura mbega uko tubigenza cyangwa tukambara naga twese tukabikora. Twese turi abantu bakuru buri muntu bamaze kumenya size yambara ntago byakwanga. Turi kugana ku musozo hakorwa iki nyuma y'ibyari bimaze gukorwa n'iki mwumva bakongera kandi bubona wenda mu mitekerereze yanyu gishoboka muvuga ati bakoze iki ngiki turumva byagenda neza? Baduhaye nk'ibyo nk'utwo tuntu tubwango no dupfukamunwa bakatuduha koko natwe bagashiyenda bagiye n'iryo tegeko yenda n'ubwo nizo gato kazigura twabikoresha uko bishoboye wenda bakadukingurira rwose tukajya mu kazi. Ko nubundi rumva abantu barimo bariyongera ko bakomeza kwiyongeraho ni twebwe niko bakomeza kudukigingiza hasi
abo bandi kandi ahantu baba bari abo ngabo baba bagiye bafata mu kako kato kabo baba banarya bo nta kibazo baba bafite ntabwo ari kimwe natwe rero ubwo twe inzara kandi inzara niyo iryana burya cyane. Reka tugushimire, reka twizere ko ibi biri bugere ku nzego zitandukanye harimo n'izibishinzwe kubikurikirana. Reka twizere ko wenda mu byifuzo byanyu niba byiga bakabikorera ubugororangingo, reka twizere ko biri buze kugenda neza kurusha none. Biraba ari byiza rwose, mwaba mudusaidiye hanini rwose mutugereye n'ibukuru bakadusobanurira natwe bakaduhenda izindi ngamba bakoresha nk'iyo metero yabo gazo kwambara mu biganza byaba ari bizima n'utwo duhoma munwa two twadushyiraho nta kibazo byatera, kandi natwe twabyubahiriza, natwe ubuzima bwacu turabukunda nta kindi. Murakoze. Yego, nuko bimeze. Ngira ngo nyuma yo kuganira n'abantu bagiye batandukanye hano mu murenge wa Gitega n'ubundi ndi mu kagari kakora, wumvise ibyifuzo byabo bigiye bitandukanye kuri nyuma y'ingamba zari zafashwe, no gukomeza kuganira kugira ngo turebe ko hari ikintu gishobora gukorwa ku byari byakozwe nyine n'inzego zicungira hafi cyangwa se zishinzwe gukurikirana imibereho y'abaturage, ubwo Minaroke nayo irazamo n'izindi nzego zigiye zitandukanye muri kumva ibyifuzo by'abaturage bishobotse nkuko baba bari kubitangaza bavuga ati hagize ikindi gikorwa bacuruzaga bikagenda gutya na gutya. Ndabizeye ko hari uburyo bundi wenda mubona bishoboka kugira ngo ubuzima bw'abaturage bukomeze bugende neza. Turakomeza kugenda dufatikanye rero, ikibazo icyifuzo cyangwa se igitekerezo as usual ubisiga muri comment, ubundi ubutaha tukamenya aho tugomba guhera dufatikanye kubaka society nyarwanda ndetse n'isi muri rusange. Mwakoze cyane rero mwebwe mwagize amahitamo yo gukomeza gukurikira inkuru zacu n'ibiganiro byose bica ahangaha. Niba nawe hirya no hino hari ikibazo runaka ufite, tuzakomeza gufatikanya kugenda dushaka uko twafatanyiriza hamwe gushaka ibisubizo by'ibyo bibazo. Imana ibandindire.